mwirinde gusaba ibintu bito kuko ibintu bitoya ntago biva mu gisubizo. Iyo umuntu agiye kubyara akabura ibise n'ibiki ubwo bigenda bite? Yemwe abadamu mwagiye kubyara ibise ari bike bigenda bite? Birahari ariko nibi ubwo harabakurikiraho iki? Cesarienne. Ngo umwuka ni muke gahurira, ngo ngira amahoro make. Gute ayo make wayakuye he? Ko Yesu yavuze ngo ngiye kubaha amahoro sibaha nk'uko isi itanga. Inde we bakubwiye kuvuga ngo ibyo bintu ufite bikeya bidafite icyo bikemura, ngo mfite agakiza gake koma ni gute ukijijwe akora n'ibyaha habaye iki? Ko Yesu yapfuye wese agapfa wese akarangira, ko ntaho yisigiye wowe ni gute udakizwa ngo bishoboke? Ngo ngiye byarananiye koma, ko Yesu yashoye kwihanganira umusaraba wowe ni kutikizwa habaye iki? Ngo urukundo ruke habakize. Nakwabwira ko ni musaba ikintu gifatika kinini kibi gisubizo. Neho ngiye gufata urugero rw'umugabo umwe gusa tuza gusengeramo. Umuntu umwe wasabye numva arasabye kandi gituma musaba ibintu bikimana nukubera ko nta kwizera uba ufite. Kwizera ni currency, ni amafaranga twishyura ibintu byose Imana yaduhaye ibiduhere muri Yesu. Imana iguhingana no kwizera kwande kwawe. Nukuvuga ngo ikibazo ufite si Imana, ikibazo ufite ni capacité pouvoir d'achat, uzo kwishyura. Mushumba Imana nta kibazo ifite. Musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona, ni amahame. Hanyuma nimutabikora ntabwo bizaza. Nicyo bishatse kuvuga mbese nimubyihorera. Yesu aravuze ngo nubu ntacyo muransaba. Hanyuma rero rirajambo narikunze cyane, muramfasha turisome. Haravuze ngo icyo muzasaba cyose. Namwe musoma Bibiliya mwigeze mubona kara kantu kanitsemo cyose? Mwari mukazi? Icyo muzasaba cyose mu izina ryande ryanjye harimo cyose. Icyo nashaka kuvuga na kara kantu kanitsemo cyose harimo ibyuma bituma tudashya, na bya bindi bituzuye biba mu buzima bwawe, bya bigaragara n'ibitagaragara. Icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye. Ndaza kuvuga ririya zina impamvu turisaba ari ryo dukoresheje. Nzagikorera ngo data yubahirizwe mu mwana we. Imana izagikora kugira ngo ise yubahirizwe hehe? Mu mwana we. Umva kandi gakurikira, nimugira icyo musaba cyose, umva akantu nanone, mu izina ryanjye nzagikora. Ndimo ndibaza uyu murongo tukure muri Bibiliya ko mbona ukomeye, korara amahoro. Uyu murongo mujya mutekerezaho. Icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo Imana data yubahirizwe mu mwana wayo. Ntiyanarangiza uwabivuze kandi nubiduha, ntabwo ari inkuru umuntu yanditse. Nyirubwite ubaha amahame yo gusaba no guhabwa ni wavuze ayo magambo. Aravuga ngo nimugira icyo musaba. Iyo bavuze ngo nimugira nukuvuga ko nibibazamo, nimubitekereza, nimwumva ari ngombwa, uzi ko nibishaka ubikore none. Nimugira icyo musaba mu izina ryanjye. Yugoye no gusaba birakugora. Abantu baragiye rero bakagusaba ntibubakubusabane bwabo n'Imana. Niyo mpamvu biravuga ngo amaboko yanjye ntago yarwaye ngo nanirwe kubakiza, ntago amaso yanjye yabaye impumyi unirwe kubareba, n'amatwi yanjye ntago yapfuye ukumva binanira, ngahubwo ibyaha byanyu byatumye mbajya kure singibatega amatwi. Ubwo umubano wawe n'Imana wagize ikibazo. Abantu mwiyemeje gushaka Imana. Iyi Imana ingi ndi kuvugira hano ni Imana izi gukundana, ni Imana izi kubana, ni Imana izi kuzirikana, izi no kwanga, izi nishima. Imana yaguhamagaye, Imana izi kunyurwa, izi kubabara, izi gushima, izi kugaya, izi kwapasiya, no kwitanga, igira amaranga mutima nk'abantu bajya. Niyo mpamvu birivuga nkunda abankunda. Ubwo mumvi yo nterura ukuntu ivuga nkunda abankunda, abanshana umwete. Ubwo se Imana igira abo yanga sikivuze. Yaravuze ngo
habe n'abana twabyaye, hari umwana wisanzura kuri mama we akamurya byose afite, hari abana bisanzura kuri ba nyirakuru twose bakatwatwara. Umuntu kwisanzuyeho kujyana ibyawe byose. Namushaka kugira ikintu mukura ku Mana, ni mwige kubana n'Imana mudakeneye kubyereka abantu. Iyi Mana ntirya ruswa, izi gukunda, izi kugaya, izi kunenga, izi guhana. Igi nafashwa gufashwa gukorwaho, igifashwa igafashwa yamara kandi mutafashijwe ahita yitanga. Muri Maraki yaranditse ngo hari abantu bigeze bayivuga ntibayihamagaye, baricaye gusa barayiganira. Bwira Mareka temanukana ibitabo ndumva mfashijwe, ndumva nkozweho. Muri Maraki ibirafashijwe, ravuga ati andikuti ababaza babaje ku munsi nzakoreraho. Bari bayivuze neza. Muremba wusi abantu bayivuze bagenda bati kwaye tuzi ko ari we, barayivuga yumvise bayivuze gusa igendana nabo. Umwabaro bari bafite urashira, bagera iyo bagiye batabizi, bageze mu nzu barasangira. Ni Imana igendana n'abagenda. Mujye mwirinda kuvuga ibindi by'imfabusa n'amagambo adafite icyamaze. Mujye muvuga Imana neza. Ni Imana itega amatwi, niyivuze nabi irababara. Muri Maraki barayivuze iravuga ngo ibyo mwavuze byari bikomeye. Reba kumva Imana iyo yumva bayivuga ikarakara. Ngo ibyo mwavuze ngo byari bikomeye, ngo mwavuze amagambo akomeye. Bati ko kuvuza iki? Uzi kiburana niyo muyivuze nabi ibabara, ikaburana ko mwayivuze nabi. Ngo mwavuze kunkorera ko ntacyo bimaze. Urumva bayivuze gutyo bigwa nabi iraburana. Ngo ntacyo ukorera bimaze, ngo aho twitondeye byatumariye iki? Uko nagendeye mu nzira zabe ngo byamariye iki kabanyabyaha mbona abanduta? Namwe kandi murahari mumeze mutyo. Ufite bene wanyu b'abapagani b'abanyabyaha ukajya uvuga ati abapagani baranduta. Ijuru rikavuga ati nuko mvuze. Ije yumva yo muyivuze rero ikababara. Mwirinde kubabaza iyi Mana. Ni Imana ibana, ni Imana ikundana, ni Imana itega amatwi, ni Imana izi guhemba, ni Imana izi guhana. Mubane nayo muyizi. Mwije kubana n'Imana ibyo kuyisaba bizoroha. Amena. Nubana na Yesu nimuvuga amahame rero, musabe muzahabwa. Urasaba nde? Mupfana iki nawe? Relationship, umubano ubana n'uwusaba ni utuma ibyo musaba bitakugoye. Niyo mpamvu umwana na se ntacyo umubyeyi yakwima umwana we. Yesu yabivuze muri 11 muri Luka, yaravuze ngo ko muri babi muzi guha abana banyu ibyiza, nje ko ndi mwiza niki nabimo. Irimo ivuga umubano. Imana yabuze ukuntu yatwita, yabuze n'ukuntu yatuvuga, n'icyo dupfana nayo byarayigoye. Mpamvu Yesu yavuze ngo ndi umwungeri muri ntama, kugira ngo wumve uwo mubano hagati y'intama n'umwungeri. Ngo muri igiti ngo muri amashami nge nkaba igiti. Mbese yabuze ukuntu ibigenza, ariko shaka kukumvisha uburyo ukwiye kubana nayo. Bibiliya tubwira ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, kuko ukomanze wese akingurirwa, usaba ahabwa, nuko usabye ahabwa. Musabe, mucake, mukomange. Ihame rero shaka ko tuganiraho muri kano kanya umwuka mpaye ko tuvugaho ni hame ryo gusaba no guhabwa. Gusaba no guhabwa ni rimwe mu mahame y'ubwami bw'Imana. Bibutse ko turi abaturage bo mu ijuru babinahangaha. Turi abaturage bo mu ijuru batuye mu isi. Muri byavuze ngo muri isi sihi wacu tuhanyura twigendera, tuhanyuramo ko Yesu yahanyuze. Abantu babino rero babandi bo mu ijuru, abana b'Imana babino, iyo ubaye muri iyi si ukaba uri umwana w'Imana, ubwo abandi ndabihoreye. Hari abantu basanzwe baremwe n'ibindi bintu byaremwe bibinahangaha, ariko reka mvuge ku bana b'Imana, abana b'ubwami, abaturage bo mu ijuru binahangaha. Ihame ribagenga ryo kugira ngo bakorane niyo baturuka niyo bazajya, ni ihame ryo gusaba no guhabwa. Turi noro tugomba gusaba, tugasaba kandi mu gihugu cy'iwacu duturuka, tugasaba ibyino bidufasha kubinahangaha. Bitugera mu ijuru ntabwo bizabikirwa ko tubisengera, ijuru ntabwo bazasenga, ariko ukirino wese yambaye umubiri agengwa n'ihame ryo gusaba, ryo gushaka, ryo gukomanga. Amen. Rero nsasi ibyo tugiye kuganira, ibyo nibyo bikugize, nibyo byatumiza hano, kandi ukwiriye kubitega amatwi ukabyumva kuko birakora. Gusaba no guhabwa ni amahame y'ubwami bw'Imana. Na Yesu ari ino umva ukuntu ibyo bintu ihame mwumva icyo bita ihame ukuntu rikomeye. Na Yesu ari ino
kubera ko yari yamaze kugira muri yasi yambaye umubiri, nawe yagenzwe n'amahame y'ababa mu isi. Nayahe rero Yesu ikambere kwihame mu mahame yagenze Yesu, kamvuge abiri gusa kugira ngo nge mu cyuyu munsi. Muzi ko Yesu mbere yuko azina hangaha yari Imana. Ndumva byo nta ujya impaka. Ushatse kujya impaka wajya gusoma mu Rwanda rw'aba Filipi bice 2:5. Siko handitse ngo aba Filipi 2 ibice 2:5 kugeza 11. Harimo ikintu cyitwa ihame bidahinduka. Yevuga ngo mugire umutima uri muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero nk'ak'Imana, yejumva n'Imana, ngo ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari byo kugundirwa. Bivuze ko yari Imana, ngo guyisiga ubusa, yambara akamero k'umugara w'imbata, ngaraganduka, yemera gupfa ku musaraba. Ni ukuvuga ngo kubera ko yaraje n'ahangaha, Yesu yaje ahari. Yesu yaje n'aha asanzwe ahari. Ku buryo amanama yabanje gukorwa, bajya inama mu ijuru uburyo hagiye kuza gucungura abantu. Ikibazo cyagiye kuvuka n'iki rero, igikomeye mu byo kuza kwa Yesu ni amahame agomba kugenderaho. Aya amahame kuvuka, murebe umugabo, Bibiliya iramuvuga muri Yohana 1:1 haravuga ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero nk'ak'Imana, hakaba ngo umerera mbere hariho nde jambo, yahoranye n'iki n'Imana, kandi yari Imana, ngo ibyaremwe byose byaremwe nawe. Tekereza uwo ragiye kuzima, kuko Imana yubaha amahame yashyizeho. Bibabwiza ukuri, nta buryo bundi buhari. Ibintu Imana yashyizeho ugomba kubitekereza, ugomba kubyibwira. Nuramukuvuze ko atari ukuri ntabwo uzabina ahangaha. Yesu yagomba kuza mu isi, ariko amahame yo mu isi, abaza mu isi bose baca hehe? Abantu bazi mu isi banyurahe? Bava mu butaka, bava hejuru bakagwa. Niba aje mu isi gahunda ni kujya mu nda, nta bindi. Baramubwiye ngo niba ugiye kujya gupfira abantu, Yesu ari guhagarara mu ijuru akamuka nk'uko yari ameze, akabatinje kubapfira. Ariko uko ihame ari kuba ryishe, teye kuba kidupfiriye, byasanga amere nkatwe. Nabaze yumva uko bimera, ariko biragoye kubona Imana yihindura umuntu. Niko Pawulo yavuze, ikajya mu umuntu w'umugabo, akajya mu nda akigira umwana w'uruhinja, akihangana amezi 9 mu nda yicayemo, kandi avuga kandi yumva z'ubwenge, bakamonsa bikemera. Amahame yo konka amahame yo konka yako murebe Imana iri konka namwe, murebe Imana iri konka. Yongo yaremye kubera ko niko amahame ateye. Niba ije mu isi irajya konka, nuko biteye, ironka, irahekwa, barayuhagira, barayiheka, bijyana kwa muganga, bajya kwikingiza. Irakura, ikura mu tundi twana, barayitumira agenda, batuma Imana ijya kuvoma, ijya kuzana inkwi. 12 gaherekeza nyina, bati wagiye he wa mwana yuko tuza kubuza. Tekereza, iyo ni Imana yigize gutyo. Niyo mpamvu amaze abirangije yabwiye abari Gorogota ngo byose birarangiye. Amahame yose abararangiye. Amahame yino nuko ateye, ino nuko biteye. Haleluya. Noneho rero ubwo amahame mumaze kuyumva, ni ikintu utafite ikintu wagikoraho uretse kubana nacyo. Ihame ryo gusaba no guhabwa. Mbabwire ko turi aha, Imana izi ko duhari. Yaravuze ngo simbakura mu isi ndabandeke umubi. Kudukunda ntabwo byari Imana. Yaravuze uri kujukizwa uhita upfa. Akimana bango ya ntahujya. Banzu binahangaha, banzu ukorera ingororano, banzu wubaha amahame y'inaha. Ihame rero ryo gusarura, reka iryo ndagihoriye, reka mvuge ihame ryo gusaba no guhabwa. Matayo 7:7 hari amagambo 3 na amahame turaza kuyasengeramo. Kandi icyamba Imana, ubutumwa Imana yampaye ukabwumva nk'ubwawe, kandi bikaza guhindura uko ubayeho no gutekereza. Kugira n'udahindura uko utekereza ibintu, ntago bizahindura uko ukora n'uko usenga n'icyo uhabwa. Iyo ukomeje gukora ibintu kimwe, nta gihinduka, nyine ubona ukomeza kubona umusaruro ungana. Matayo 7:7 haranditse amagambo yavuzwe na wa mugabo navugaga kare mu kanya, uzinga amahame y'Imana nuko ateye. Niba uje mu isi ukawambaye umubiri, urasonza, urarwara, urananirwa. Yesu rero yaraje akajya asenga, kuko nawe yari yamaze kwambara umubiri ugengwa n'amahame. Abari no bose bagomba gusenga. Haravuga ngo Matayo 7:7 havuga ngo musabe muzahabwa. Ese ko handitse ra
musabe muzahabwa. Mwabyumvise? Wavuze ni wa wundi nahoze mvuga kare, ni wavuze aya magambo. Arongera aravuga ngo mushake muzabona. Arongera aravuga ngo mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse akabona nuko manga agakingurirwa. Ibi ni amahame, gusaba no guhabwa. Kuki Imana yabihisemo? Kuki bibaye ngomba ko dusaba? Bibaye gute kandi? Kuki bibaye ngomba ko Yesu asenga? Imana yabyubatse gutyo. Yabyubakiye iki? Gusaba no guhabwa bibamo icyo bita relationship. Bibamo ubusabane bw'umuntu n'Imana. Umuntu ubundi gusenga birenze gusaba. Gusenga no gusabana n'Imana. No mu gusabane hakavamo ibyo ushaka n'ibyo ukeneye. Impamvu birivuga ngo nimusaba ntukaye muvuga musubiramo cyane cyane. Niba tuziranye namwe nta mpamvu yo kubitindaho. Nimo ndinginga abantu mwese muri hano ngo muzabe mu bintu bito byo kubana n'Imana nk'abapagasi n'abacanshuro n'abantu badafite icyo bapfana nayo. Buriya umubano banamo neza kuyisaba. Nk'umushumagatanazi ni inshuti yange twabanye i Nyarugenge, ntago wabihindura. Twarabanye ni inshuti yange. Kubera ko inshuti yange yongeye kumusaba ntago mbanza kwisegura. Cyo kumarikira interuro rimwe kamane kirango ndi mwarabutse mushumba nihorereza kano kantu. Ntago nkeneye kwisobanura benzi ibyo ko nubatse umubano wanjye nawe. Ariko umuntu mubanye nabi akuvuga ati nakobona gute, nababona nte, ko mbashaka muboneka ryari mu rugo. Ubwo ibyo byose kiri kubitera umubano wawe n'Imana n'uwo muntu. Iyo ugoye no gusaba birakugora. Abantu baragiye rero bakagusaba ntibubaka ubusabane bwabo n'Imana. Niyo mpamvu biravuga ngo amaboko yanjye ntago yarwaye ngo nanirwe kubakiza, ntago amaso yanjye yabaye impumyi unirwe kubareba, n'amatwi yanjye ntago yapfuye ukumva binanira, ngahubwo ibyaha byanyu byatumye mbajya kure singibatega amatwi. Ubwo umubano wawe n'Imana wagize ikibazo. Abantu mwiyemeje gushaka iyi Imana. Iyi Imana ingiye ndi kuvugira hano ni Imana izi gukundana, ni Imana izi kubana, ni Imana izi kuzirikana, izi no kwanga, izi nishima. Imana yaguhamagaye, Imana izi kunyurwa, izi kubabara, izi gushima, izi kugaya, izi kwapasiya, no kwitanga, igira amaranga mutima nk'abantu bajya. Niyo mpamvu birivuga nkunda abankunda. Ubwo mumva iyo nteruro ukuntu ivuga nkunda abankunda, abanshana umwete. Ubwo si Imana igira abo yanga, si kivuze. Yaravuze ngo habe n'abana twabyaye. Hari umwana wisanzura kuri mama we akamurya byose afite. Hari abana bisanzura kuri ba nyirakuru twose bakatwara. Umuntu kwisanzuyeho kujyana ibyawe byose. Namushaka kugira ikintu mukura ku Mana, ni mwige kubana n'Imana mudakeneye kubyereka abantu. Hari igihe dushaka kwereka abantu ko dukijijwe, ko turi abadeperi, kandi ni byiza ntacyo bitwaye, ariko ntacyo byakumarira. Nibigarukira hano gusa ukaba ibyawe umubano wawe n'Imana n'uwo tubona hano, adeperi uzayikuramo ibintu bike, mikorari uzayivanamo ibintu bikeya kuko ifite bike. Ariko nubana n'Imana niyo nta muntu waba ubizi izabitubwira. Haleluya! Yavuze ngo tungana Imana ubudasiba, jya usenga kandi nguyumvire. Ngo nutumbira Yesu uzaba nkande nkawe, bose bamenye kubana nande nawe, bareke ki ubugome. Ndabingenga mu abanyamasengesho mwe. Iyi Mana ntirya ruswa, izi gukunda, izi kugaya, izi kunenga, izi guhana. Igi nafashwa gufashwa gukorwaho, igifashwa igafashwa yamara kandi umuntu afashijwe ahita yitanga. Muri Maraki yaranditse ngo hari abantu bigeze bayivuga ntibayihamagaye, baricaye gusa barayiganira. Bwira Mareka temanukana ibitabo ndumva mfashijwe, ndumva nkozweho. Muri Maraki ibirafashijwe, iravuga ati andikuti ababaza abaje ku munsi nzakoreraho. Bari bayivuze neza. Muremba wusi abantu bayivuze bagenda bati kwa tuzi ko ari we, barayivuga yumvise bayivuze gusa igendana nabo. Umwabaro bari bafite urashira, bagera iyo bagiye batabizi, bageze mu nzu barasangira. Ni Imana igendana n'abagenda. Mujye mwirinda kuvuga ibindi by'imfabusa n'amagambo adafite icyamaze. Mujye muvuga Imana neza. Ni Imana itega amatwi, niyo ivuze nabi irababara.
muri Maraki barayivuze iravuga ngo ibyo mwavuze byari bikomeye. Reba kumva Imana yumva bayivuga ikarakara ngo ibyo mwavuze ngo byari bikomeye, ngo mwamvuze amagambo akomeye. Bati ko kuvuza iki? Uzi kiburana niyo muyivuze nabi ibabara ikaburana ko mwayivuze nabi, ngo mwavuze ko nkorera ko ntacyo bimaze. Urumva bayivuze gutyo bigwa nabi iraburana ngo ntacyo ukorera bimaze, ngo aho twitondeye byatumariye iki? Uko nagendeye mu nzira zawe ngo byamariye iki kabanyabyaha mbona abanduta? Namwe kandi murahari mumeze mutyo. Ufite bene wanyu b'abapagani b'abanyabyaha ukajya uvuga ati abapagani baranduta. Ijuru rikavuga ati nuko mvuze. Ijya yumva yo muyivuze rero ikababara. Mwirinde kubabaza iyi Imana. Ni Imana ibana, ni Imana ikundana, ni Imana itega amatwi, ni Imana izi guhemba, ni Imana izi guhana. Mubane nayo muyizi. Mwije kubana n'Imana ibyo kuyisaba bizoroha. Amena. Nubana na Yesu ndamuvuga amahame rero. Musabe muzahabwa. Urasaba nde? Mupfana iki nawe? Relationship, umubano ubana n'uwusaba ni utuma ibyo musaba bitakugoye. Niyo mpamvu umwana na se ntacyo umubyeyi yakwima umwana we. Yesu yabivuze muri 11 muri Luka, yaravuze ngo ko muri babi muzi guha abana banyu ibyiza, nje ko ndi mwiza niki nabimo. Irimo ivuga umubano. Imana yabuze ukuntu yatwita, yabuze n'ukuntu yatuvuga n'icyo dupfana nayo, byarayigoye. Mpamvu Yesu yavuze ngo ndumwungeri muri ntama, kugira ngo wumve uwo mubano hagati y'intama n'umwungeri. Ngo muri igiti ngo muri amashami nge nkabigiti. Mbese yabuze ukuntu bigenza. Eke shaka kukumvisha uburyo ukwiye kubana nayo. Bibiliya tubwira ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, kuko ukomanze wese akingurirwa, usaba ahabwa, nuko usabye ahabwa. Musabe, mushake, mukomange. Kukirera Imana yashimye ko ayo mahame tuyagenderaho, no kugira ngo umunezero wacu wuzuri. Yusomye 16:24 muri Yohana, impamvu Imana idukangurira kuyisaba nukubera ko ishaka ko umunezero wacu uba mwinshi. Ushaka kuba uri hano ufite umubabaro, ariko Bibiliya yakubwira ngo ntacyo muransaba nubu. Hagiye biriva ngo nubu ntacyo muransaba. Umva ukuntu Bibiliya ivuga Yohana 13:24. Ndi muri ya mahame yo gusaba no guhabwa. Kuki tukwiye gusaba? Igisubizo Yohana 13:24 haranditse ngo kugeza none ntacyo mwansabye. Uri Yesu wavuze ayo magambo. Haranditse ngo kugeza none se namwe mwahageze. Yohana 13:24 kugeza ntacyo mwansabye. Ngaho rero ntacyo mwansabye mu izina ryanjye. Musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ugire gute? Mumvise impamvu tugomba gusaba? No kugira ngo umunezero wacu wuzure. Icyo ndashidikanya, ngewe uri kumwe namwe muri amataniro uri imbere yanyu, nzi ko abantu mwese muri hano mufite ikintu mwagiye musaba Imana. Uhamagaye buri wese tukabaza ngo mu buzima bwawe akanosabye Imana. Simvuze icyo wasengeye. Gusenga ni ikindi, sho gusaba ugenda, sho gusaba uri koga, sho gusaba wicaye uri mu kazi, ariko wahamagara buri wese ngo ubuzima bwawe hari ikintu wigeze usaba Imana ikakiguha, kibe gito kibe kinini, kiramutse ari ukuri, waba nawe wemera kiri hame rikora. Hari abantu baraha bigeze bagira ikintu basaba Imana ikakibaha. Nta muhanuzi ubijemo, oya, wowe uricaye ufite ikintu ushaka gusaba, waragisabye, ukivuga mu mazina, uragihabwa. Hari umuntu uri hano warasabye ikintu akakibona, agisabye Imana, nubwo cyaba cyaraciye mu bantu, ushobora kugisaba Imana yajya gusubiza kikanyura mu bantu, kikanyura ahantu utatekerezaga, ariko ukavuga uti nubwo kizanywe na mama na papa na mwene wacu, ako nacyatse Yesu. Harimo abari hano mwampiza ibiganza tukabyereka Yesu ko haleluya. Ndabona muhari, ubwo muhari biranyoroheye ngo hari mutaze mu makuru. Ibi bintu birakora, bigira gute? Birakora. Ibyo gusaba no guhabwa mu bwami bw'Imana ni ibintu bikora. Ubu kandi bo makangurira ko mukanya tugiye gusenga mbigisha uburyo ki basaba kugira ngo umunezero wacu wuzuye. Haravuze ngo kugeza ubu ntacyo mwigeze, kugeza icyo mwansabye mu izina ryanjye. Musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ugire gute? Wuzure. Ikibazo kivuka ni kihe rero? Ni imisabire. Iyo ugiye gusaba usaba iki?
amateka yagiye adutsikamira ku buryo iyo tugiye gusaba dukurikije uko dusa, uko tungana, aho tuvuka, abo duturanye nabo n'amashimwe y'abandi bantu. Noneho tukajya gusaba Imana tukayibabarira nta mbabazi yadusabye, tukayisaba utuntu dutoya mbese nk'abayorohereza. Uzi iyo ugiye gusaba umuntu avuga uti rwose niyo wapfa kumpa akantu ntacyo, uko ushobojwe niko tuba, uko ushobojwe. Hagera no ku Mana rero bakoresha iyo mvugo bibwira ngo Imana ngo ibyo hari icyo bibwiye. Imana ubwayo irirata n'ibyo ifite irabyemera. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ni munsange mbaruhuri. Nta wundi muntu wabwira abantu gutyo ngo atubwire tubyukiriwe. Niba haratubwire atuhamagare tugiwe twese aturuhuri. Yemwe abarushye n'abaremerewe ni munsange mbaruhuri. Uharatubwire tugiwe natwicaza ntiyahabona. Petero aravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu uko yita kuri de kuri mwe. Nta wundi rero ubwirwa ibyo kire kubishoboye. Ndi kubinginga niba mwamaze kuzamura ibiganza mwerekana ko wigeze usengera ikintu ukagihabwa, wasengeye igiki, cyakumariye iki, kandi kingana gute. Amakosa agaragaye mu banyamasengesho cyangwa mu bantu basaba ibintu bitoya bidakemura ikibazo bafite. Ibyo wasabye ntacyo byamaze ko byari biki. Kansome Bibiliya wumva icyo birivuga. Bibiliya yusomye Yohana 14 umurongo wa 13 hatwereka ko Bibiliya itubwiye ngo dusabe muri ya formule, muri ya principe gusaba ntabwo yashyizemo limitation. Hari ibyo yagabanyije. Dore uko Bibiliya ivuga Yohana 14 umurongo wa 13 hatubwira gusaba, ariko akatubwira gusaba icyo dushaka cyose. Aka kantu ndashaka ko mukumva. Nageze hano mu rugero rwanyu rwiza cyane mu nsengero ziri mu Rwanda runo rubamo, ariko murebe ko muri mudafite ibyuma, kubera ko sonorisation yanyu sound proof yanyu ntabwo yuzuye. Sinzi niba nyiri kubeshya. Yo yuzura mwari kujya mucuranga mukanaririmba ku buryo hanze atabyumva. None kuko ari bikeya mwahisemo guha mikrofone uwigisha wenyine, kandi mwagize ngo ni Imana ibishaka. Ntago ari Imana ishaka mwene ibi. Kareka Imana ikunda umuzika, ntabwo Imana ikunda umuzika. Imana ikunda ibintu bya muzika birayifasha. Ntabwo rero yavuga ngo rwose ngo abana banjye ngo mfashwa n'ibi bintu. Reka oya, nimuhitamo kuba gutya nuko muzaguma. Nimuhitamo kumwene ibi, ntago ari Imana. Nta Mana imera gutya. Oya, mugoma ushyiramo amatapi hano, mugashyamo sound system, sound proof ku buryo mukubita umuzika mugafashwa. N'Imana igifashwa amaze yo bayibyiniye. Yaravuze ngo ibicuranga byose bivu ngimyirongi ngamakondera nibiri muri Bibiliya se. Muzuzuze mw'ibindi bintu, mwe kunyurwa n'ibintu bituzuye. Uzirinde kwa mu ubuzima butuzuye ibintu ngo uvujye ngo uranyuzwe. Reka mu isoko birahari, ibintu byose mukeneye hano mu isoko birahari. Ikibazo money nayo kandi arahari, ahubwo nimuze aho mujya kuyashakira. Niba ari ibintu biri mu isi n'amafaranga, amafaranga arahari. Uvuze ko yabuze arabeshya, ntabwo uza aho bayashaka, ariko arahari. N'abazavuka babone wowe waravutse mwese, abana banyu bazayasanga. Ndashaka kubabwira ibyo mvuga ni ibintu by'ukuri. Amahitamo y'umuntu niyobora. Nemuhitamo kuba ahantu hashyushye gutya, ngiye niba ngiri gushya ngenyine naba muri gushya, ntago ari Imana ishaka ko mushya. Nta Mana ibishaka. Nta Mana ihari. Imana ituma abantu bashya ntayo. Nta Mana ituma abantu bashya. Imana ishaka ko haza bya byuma bizana utuyaga mukumva mumeze neza. Ubu Imana ndetse ku bwayo mwajya mutarana muri kunywa n'amazi, mukajya mutarana mufite agacupa k'amazi buri wese. Ugeze ngo Imana yakwirukana, waba waguye se kandi uri guhumeka? Nta kimana yagutwara. Uzanye amazi mukajya musenga buri kunywa amazi, ntacyo byatwara Imana, mukabura niyagenda. Reka nikomereze ne kubagusha. Reka ne kubagusha. Twebwe iwacu Gisenyi twakoze sound system, sound proof. Niyo waba umva abanyagisenyi bo n'abanyegoma n'abakongomani ndio wabakingirana muri ibingibi ngo bafashwe bagwa. Ariko twakoze ku buryo nta muntu wajya ku muryango ngo uzashaka kubaza shaka umuntu Gisenyi ubaza gufotorere mu rusengero Gisenyi.
twafashe amajwi ku rwego nta muntu tubangamira n'umwe, niyo no ku muryango y'uhari umenye ko harimo abantu, namwe muzabikore kandi murinde guhakana. Mwirinda guhakana se, yoya guhakana ntabwo byemewe, ni ukwemera gusa. Ko nibi ngibi nabyo ibi nabyo ntabwo mware mubifite, ibi mubona nabyo byavuye mu kubivuga, biva mu kubyatura. Mushaka kwiyemeza, ntabwo nzi biri muri beje yanyu na plan mufite muri umwaka, ariko ibintu bishyushye gutya, ibintu bitarimo ka muzika, reka gose ibyuma birabitse, ndabagushije mari babarire kugusha abantu b'Imana. Reka nisomere Yohana 14 umurongo waho wa 13 n'uwa 14. Na amahame ndi kuvuga, amahame aravuga ngo ibintu ubona bituzuye ubisabe mu mazina yabyo, musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona. Na amahame. Hanyuma nimutabikora ntabwo bizaza. Nicyo bishatse kuvuga mbese, nimubyihorera. Yesu aravuze ngo nubu ntacyo muransaba. Hanyuma rero rirajambo narikunze cyane, muramfasha turisome. Haravuze ngo icyo muzasaba cyose. Namwe musoma Bibiliya mwigeze mubona kara kantu kanitsemo cyose? Mwari mukazi? Icyo muzasaba cyose mu izina ryande ryanjye, harimo cyose. Icyo nshaka kuvuga na kara kantu kanitsemo cyose, harimo ibyuma bituma tudashya, na bya bindi bituzuye biba mu buzima bwawe, bya bigaragara n'ibitagaragara. Icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, ndaza kuvuga ririya zina impamvu turisaba ari ryo dukoresheje, nzagikorera ngo data yubahirizwe mu mwana we. Imana izagikora kugira ngo ise yubahirizwe hehe? Mu mwana we. Umva kandi gakurikira, nimugira icyo musaba cyose, umva kakantu nanone, mu izina ryanjye nzagikora. Ndimo ndibaza uyu murongo tukure muri Bibiliya ko mbona ukomeye, korara amahoro. Uyu murongo mujya mutekerezaho, icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo Imana data yubahirizwe mu mwana wayo. Ntiyanarangiza, uwabivuze kandi nubiduha, ntabwo ari inkuru umuntu yanditse. Nyirubwite ubaha amahame yo gusaba no guhabwa ni wavuze ayo magambo. Haravuga ngo nimugira icyo musaba. Iyo bavuze ngo nimugira, nukuvuga ko nibibazamo, nimubitekereza, nimwumva ari ngombwa, uzi ko nibishaka kubikore none. Nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora. Reka mvuge impamvu gira izina, impamvu turisaba ryo dukoresheje. Kubera ko ubwami bw'Imana buri kure kandi bukaburi na hafi, tukaba twambaye imibiri. Imana yazanye umwagenti. Agent ni ijambo twese tuzi, ngo hari umwagenti wa Beka, ino ntago bihaba namwe, ngo hariya ngo umwagenti wa MTN, umwagenti wa Airtel, umwagenti wa, mujya mubabona bari abagenti, bari abantu bahagarariye banke n'ibindi bigo, badelivra, batanga serivisi za Beka. Vuga ngo ngeze ku mwagenti hagarara ntingenje kubitsa no kubikuza, kuko Beka ngo yaca ahantu hose ratwegereye, uko usanga bandika serivisi zo mu ijuru rero, kugira ngo zegere abaturage. Imana afashe ibintu byose, abyumvise, byo mu ijuru n'ibyo mu isi, ibishyira muri Yesu, imuzane n'ahangaha. Mbese ijuru yarizanye ino kugira ngo nimujya gusaba mutagoka, musabe ikintu ku mwa enaja, ku mukozi w'Imana, kuri muyisabire muri Yesu. Iyo formati, iyo formire, iyo ikintu gisabiye muri Yesu ibona cyujuje ubuziranenge. Kubera ko Imana yavuze ngo ndashaka guhimbarizwa mu mwana wanjye, nimujya musaba mujye mumunyuraho. Ubu hano hari amahame, mwarimu wa hano hari ibintu gatanazo yo kumakati jya kureba mwarimu, ntabibahora kandi ahari, ntabwo yumubwira ati mujye kumureba, kandi atari uko wabuze, atari uko wagiye. Ihame ryo mu bwami bw'Imana ryo muri kino gihe, ibyo wagiye gusaba byose babisabira mu mwana kugira ngo se yubahwe. None umwana aravuze ati ngiye sindabona Imana isa nkaho Yesu yabuze akazi, yavuze ati nubu ntago mwari mwaza, tinirwa nicaye n'ahangaha. Yabuze abantu baza, niyo baje basaba ubusa,
muzirinde gusaba Imana ikintu gito. Nusaba so wanyu uzamubabarire na nyogosenge n'abavandimwe, ariko niba ari Imana ukayiterekamo ntukayibabarire, kuko yaduhaye Yesu yamuduhaye n'iki? Kwa gaturimba ngo yamuduhaye yaburi kumuduhana n'ibindi byose. Ihame ryo gusaba no guhabwa. Ndabizi mwagiye musaba, ariko usabye ibintu bike ngiye kubinginga muri aya materaniro, mwirinde gusaba ibintu bito, kuko ibintu bitoya ntago biva mu gisubizo. Iyo umuntu agiye kubyara akabura ibise ni bike, ubwo bigenda bite? Yemwe abadamu mwagiye kubyara ibise ari bike bigenda bite? Birahari ariko nibi, ubwo hari abakurikiraho iki? Cesarienne. Ngo umwuka ni muke gahorero, ngo ngira amahoro make. Gute? Ayo make wayakuye he? Ko Yesu yavuze ngo ngiye kubaha amahoro sibaha nk'uko isi itanga. Inde we bakubwiye kuvuga ngo ibyo bintu ufite bikeya bidafite icyo bikemura, ngo mfite agakiza gake koma? Ni gute ukijijwe akora n'ibyaha? Habaye iki? Ko Yesu yapfuye wese agapfa wese akarangira, ko ntaho yisigiye, wowe ni gute udakizwa ngo bishoboke? Ngo ngiye byarananiye koma? Ko Yesu yashoye kwihanganira umusaraba, wowe ni gukizwa habaye iki? Ngo urukundo ruke habaye iki? Akwabwira ko ni musaba ikintu gifatika kinini kibi gisubizo. Neho ngiye gufata urugero rw'umugabo umwe gusa tuza gusengeramo. Umuntu umwe wasabye, numva arasabye, kandi gituma musaba ibintu bikimana nukubera ko nta kwizera uba ufite. Kwizera ni currency, ni amafaranga twishyura ibintu byose Imana yaduhaye, ibiduhere muri Yesu. Imana igubingana no kwizera kwande kwawe. Nukuvuga ngo ikibazo ufite si Imana, ikibazo ufite ni capacité pouvoir d'achat, ushozo kwishyura. Mushumba, Imana nta kibazo ifite. Ibyo mvuga mfite ibimenyetso bifatika. Tujye ku munyakanani, hari umunyakanani kazi wagiye gushaka Yesu. Agezeyo yari umunyakanani kazi, mu mumve nyine umunyakanani. Yesu aravuga ngo sinafite ibyo kurya by'abana, ngo mjugunyire iki? Imbwa. Uzi ukuntu yavuze wa mugore? Yaravuze ngo uvuze ngo iki? Ngo ndavuze ngo sinafata ibiryo, nta nundi wabikora kandi abana batararya ngo mfate n'imbwa nazo ngo zirarya. Umugore aravuga ati nanjye ntago nahimbwa abana batararya, atari ko icyo nakora abana bamaze guhaga. Umvise uwo mugore atabana bamaze kurya se bigenda bite? Ubuvungukira abana barya bati ibiryo, ubuvungukira wabujugunyira za mbwa. Yesu yamubwiye ngo iki? Ufite kwizera kwinshi bikubera uko wizeye. Ntaho yabisomye, ntaho yagiye kwiga, ariko yari amaze kumenya ko kugira ngo ukuri ikintu gifatika ku Mana uyigirira ikizere. Kwizera ni currency, ni amafaranga wishyura ibintu Imana yaduhaye. Niyo mpamvu mutizera adashobora kunezeza iki? Imana. Hari umudamu ufite indwara ngo yo mu mugo birivuga, bari baramumaze amafaranga, banza yarabanje no kumukire, yivuza ahantu hose biranga. Arangije aravuga ati iyi ndwara ni urukozasoni, iyo waguyirwaye ubundi ntago wavugaga. Aravuga ati se ndajya kwa appointment, ndajya kwa rendezvous kwa Yesu mubwire ngo angize iyi ndwara? Si ngombwa, reka ngewe nkore ku myenda ye. Ntaho yabisomye, ntaho yagiye kubyiga, ariko aravuga ati imyenda ye ntiyakiza koko. Uriya mugabo imbaraga agira, imyenda yo ntago zirimo, ngo asesera mu bantu. Abyumvise ngo akoze kuri Yesu. Yesu yumva iki? Yesu yumvise iki? Mwari muzi ko n'ubu abantu kereza, ndashaka ko mwumva iki kintu. Yakoze kuri Yesu. Yesu ari mu bantu benshi. Yesu yakomeje kugenda, yahise ahagarara. Batubaye iki? Atari umuntu nkozeho. Barambwira ati twese twawukozeho kuva mu gitondo. Tereka mwarimo mumvyika ati umva amabwire mwabarokora imwe. Iyo ukoze kuri Yesu arabimenya. Niyo mpamvu ari kuburana ngo ntago arabumva. Impamvu ari kuvuga ngo ntago ndabumva, arababona ariko ntago arakumva. Yesu ati komeza ugende, ati njya hehe ko umuntu nkozeho? Bati so ubwirwa n'iki? Abagukozeho n'abakubyika. Aravuga ngo uyu nkozeho imbaraga zimvamo zikajya kunkozeho, ntago zasandaye imiteraniro. Mu byumve reka imbaraga zavuye kumukozeho zijya ku kibazo afite. Mugore aravuga ati mutahangayitse ni
tanga ubuhamya rero uvuye ufite ikirwara kimazemo iminsi ntaho ntivurije ntaho ntageze amafaranga bayamazeho ndanazwi maze kumenya imbaraga zikubamo nigira inama ndavuga ngo imbaraga za mu myenda zibamo sinashatse kunsengera nta n'ibiganza byawe numvaga imyenda yonyine yawe yankiza ngukozeho numva icyago cyanjye kiragiye payment gutanga ni order ni gukora demand ariko payment kwishura ukwizera mwabyumvise iyo ugiye gusenga uri gukora demand noneho rero kamabwire mwese ko muri hano iyo ukoze command ntuyishure bayisubizayo byakubaho nawe sa nk'utumiza akantu efi yongiyo tumiza mu kanya uti munzanye ku rusengero urahagera ati sasa ishyura uturumva babisubizayo ndashaka kubabwira ko Imana yabazaniye ibintu byinshi ariko igeze imbere yawe isanga nta kwizera ugira umuntu utizera ntabwo azabona Imana no mu ijuru ntabwo azajyayo reka mbabwire rero none reka tuve mu mazimi babwire iki kintu nta kintu cy'ubusa Imana igira nje kubatangariza ku mugaragaro ko nta kintu cy'ubusa Imana igira ujya kuvuga ati irabifite umva ukuntu ugiye kumbwira rero uri kuvugana nange ntiwukumva ngo none se ngo ntikwakijwe kubw'ubuntu arara ninde wakubeshye reka nsome ijambo twakijwe kubw'ubuntu kubwo wabyumvise ntibyavuye kuri nge ahubwo byavuye kuri nde ku Mana Yohana 1:12 icyakora bamwemeye bose bakizera iki izina rye yabahaye iki bari bishuye iki kasubiremo icyakora bamwemeye bose bakizera iki izina rye bahawe bo kuba abana b'iki kukinyoka dakijijwe se kukiswa dakijijwe na bene wanyu uzi iki kibazo yagize kwi ntarambye ngo kirwa n'ubuntu tugigorogota basi mperekeza tujyane tugeze iyo dusanze abantu batatu babambwe Yesu hagati igisambo kimwe iburyo ikindi bumoso noneho bya bisambo bibiri biravugana kimwe kibwira Yesu ngo Yesu niba uri umwana w'Imana ni yushizemo iyo negation niba uri umwana w'Imana umva ayo magambo namwe mubanze mu magambo mabi kandi wayavuze yaragiye gupfa ikibabaje yarasigaje umwanya mutonga apfe umwuka yakoresheje avuga yo niwo yarasigaranye yari yabaye desiderate yarashizemo amazi arangije amahirwe yarasigaranye ayapfusha ubusa Yesu atigeze yizera amusanga Yesu umunyembabazi uzi ko Yesu yamusanzeyo yaremeye Yesu amusangayo ngo arebe ko yamwizera ariko aramutuka ngo niba uri umwana w'Imana ikura igorogota nakudukureyo wumvise ikintu avuze ikigoryi nk'icyo rero ntabwo Yesu ajya asubiza mwene ibyo bigoryi nta jambo yigeze muzasome ntabwo Yesu afite amagambo y'ibigoryi nk'ibyo yaracegetse undi ku ruhande nawe basangiye ibyaha abwira icyo gisamba ati wakigoryiwe tagira umutima nta soni urafata Yesu ukamugereranya natwe urubanza rwacu nawe rwacu nubwo birahura kwabwe turi amabandi turi ba ruharwa urafata Yesu ukamushyira hano uzi ko yari umwana w'Imana ubonye abambye rero none ugiye kumutuka uzi ko azira ibyaha by'abari mu isi adusanze hano ho kumubyaza umusaruro uramutuka cyagisamo kitirata rero Yesu ngibwirire umva rata nkwibwirire aramwibwirira ati ngewe ngize amahirwe kubusanze hano ngewe mba nkubwire ndabibyaza umusaruro yaramubwiye ngo nubwo ubambanywe nanjye ariko nzi ko uri umwana w'Imana ubambanywe nanjye wakubiswe nkanjye ariko nzi ko umwana w'Imana umva ikintu nkuziho njya kubaho Yesu nzi ko uzagaruka haleluya haleluya nzi ko uzagaruka kandi uzaza uri umwami reba uwo muntu ari kubwira umuntu ubambye utikuyeho imisumari aramubwiye ngo ubambwe uri umwana w'Imana wambaye ikamba ry'amahwa ariko uri umwana w'Imana wakubiswe umwana w'Imana mukanyura bupfuye ndabizi hanyuma uzuke uzaza gutwara bera nugaruka mu bwami bwawe uzagira gute yaramuhakaniye yamubwiye ngo iki mukanya turabana muri pozo y'iki uwo muntu mwumvise abatije avuze ko agiye kubatizwa araririmba hari inshingano afite reka da yagize gute muri byavuze ngo
nutizera Imana ntuzajya mu ijuru habe no guca umutaru, kandi n'ubugingo ntabwo uzabubona. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nta kintu Imana igira cy'ubusa, ibyo ifite byose ibishyira hafi yawe. Yabishyize muri Yesu kugira ngo ubyishyure ukoresheje kadi yitwa kwizera. ATM zira ahantu hose, ukozamo bitewe n'ikiriho. Ubu hano muri kwakora iki? Umuntu utizera ntagombye kuza hano, yagombye kuba yasibye kuko nibi byabahenze. Mwamwinaniriwe, ejo mwariwe umukora no kugera hano byagoranye. Umuntu ukwiye kuza hano ni umuntu wizera ko Imana igirira neza abayisanga bose. Amen. Mwumvise icyo bita kwizera? Reka tujye Kanani. Umva inkuru y'urugendo abana ba Isiraheli, urugendo Imana yatangije akaba ari nayirurangiza. Abinangiye imi barimbukiye mu butayu. Yesu na Kalebu, abagabo Imana bangahe? Babiri. Kanani yari hari. Kanani, ndashaka kubabwira ko hari ibintu byanyu bihari. Nubwo mwicaye hano muri aha, hari ibintu byanyu birino Imana yazanye inaha mu Rwanda, muri Kigali. Kanani yari hari. Yarimo amata n'ubuki, yarimo imigezi. Bari bazanye n'amaseri muri Kanani, bari baje bahetse amaseri bahakuye. Bageza 12 baravuga bati burabona tuzajyayo 10. Bagiye ari abantu barangiza bahinduka inzige. Bari batoranyije abantu babona bakwizerwa, bagezeyo babinzige. Bati babaha ijambo, bakoze ikosa. Umuntu utagira kwizera ntimuzamuha ijambo hano mu rusengero. Umuntu utagira kwizera muzamwima ijambo hano, ko azabajyana ikuzimu. Umuntu utagira kwizera ntimuzamuha ijambo. N'abayobora korari muzamuye n'akaga. Yari umuyobozi bamupfuye noneho. Murebe igihugu cy'u Rwanda aho kigeze. Kigira ikisi, ariko kigira abayobozi batura ibintu binini. Batura vision, bavuga vision 2020, twatuzi ko bitoto zahageza. Titwahagejeje vision 2050. Unaho abantu bazajya, bamwe muri mwe muzamuhari, muzagerayo. Abantu bazi kwatura ibintu binini. Umuntu uyoboye abandi, uhagaze imbere y'abandi bantu, utagira kwizera ntimuzamuha ijambo. Mose yakoze ikintu nawe cyamubereye isomo. Yagize ngo yaherutse ari abagabo bageze bahinduka inzige, bambaye amapantaro basa neza ariko n'inzige zifite ubwanwa. Inzige zifite ubwanwa. Abahakanya ati rero nimutubwire nk'abantu b'Imana twohereje bahagarariye abandi, muvuyeyo? Bati tuvuyeyo. Amaseri ari ati amaseri ngaya ndayazanye. Igihugu ni cyiza ati kiriyo. Imitini n'imizabibu birahati rwose. Ni igihugu cyiza nk'uko Imana kitubwiye. Bashiramo ngo ariko umve ngo abantu baho ni barebare, ngo babona gatumeze nk'inzige, ngo nakwe tukabona turizo. Umuntu utizera yishakira izina, yishakira uko abantu bamwita, uvuga ko bakuvuga no kubera kwihimbira. Ngo babona gaturi inzige, nakwe tukabona turizo. None se turajyayo? Batereka reka, Imana yadushutse. None se Imana yabakora ibitangaza 10 kwa Farawo, ikabambutsa inyanja itukura, ikabaha amanu buri munsi, bigenze bite? Bate rwose ati hariho ntiyabishobora. Maze umva ikintu nshaka kubabwira dusenge. Ikintu yababwiye rero, Yesu na Kalebu baravuze ati ariko mwaduhakanye natwe babiri. Bati sugo babiri baravuga iki mu 10? Ku Mana ntacyo majority ivuze. Jamais. Ku Mana kuva kera ndashaka kubatangariza, kuva kera Imana ntikoresha majority, ntikoresha ubwinshi. Yakareka. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwo, azafashwa no gusenga
kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera. Bazanye n'umwana muto uzi gusenga. Iyo bavuze uzi, iyo uzi gusenga ubuzi bibiri, uzi gukora order na payment, ubuzi gukora commande no kwishyura. Nibyo bita gusenga. Gusenga ni ukumenya, gusaba no kwizera. Kandi ukwiye kwizera Imana ku buryo yumva nayo hari ikintu ibaye. Uzajye wizera Imana ku buryo ikintu yikuyeho nayo ubwayo ukibonye. Bibiliya ivuga ngo nibareba imirimo yanyu myiza bagira gute? Mu yandi magambo, nibareba ibintu mwavanye ku Mana bahereko bahimbaza so wahehe wo mwijuru. Mwavanye yiki? Ku Mana akuye yiki? Umuntu ukora muri presidence abantu baramwubaha. Numesayo. Niba bajya banamesa simbizi. Bajya banamesa simbizi n'abamesa. Nukuburayo gusa. Baramutinya muri quartier. None yo nguzajya mu ijuru ngo banze upfe nguzuke. Gusumva uzagerayo, ntabuzahagera. Banzu binahangaha ubone kuzajya mu ijuru. Banzu bane n'Imana inahangaha muzajye mu ijuru muziranye. Wajya mu rugo rw'umuhungu mutaziranye ngo mukazakundana mugeze mu rugo, nimukundane. Mubone kuzabana. Yesu wana kare baravuga bati mwaduha kanya nako nuko turi babiri. Abandi bati muravuga iki ko muri bake? Maze Imana ibonye ko agiye kuba abantu benshi bizera, haboneka ababatera amabuye. Abantu benshi bizera no wizera uzabona itsinda ry'abantu bajya gutera amabuye, bakwite ko wasaze kuri umwirasi. Bamanuye amabuye ngo yabatere Imana kuko izi kurengera intore za imanura igishukira bakingiriza ntibayabatera. Maze baravuga ati mwabantu mwe mwibuke yuko Imana twagendanye uru rugendo, imbaraga ifite ntago zayirangiranye. Niba Uwiteka twishimira bari abantu tuzabarya nk'abarya umutsima. Imana iravuga ati ndabyumvise nanjye mwebwe babiri nzabajyanayo. Bangahe? Imana ishobora guha abantu igihugu ari babiri. Bangahe? Nowa yamuhaye we n'umuryango w'abantu batandatu bararokoka. Abraham Imana yarayizeye imuha igihugu ikibwira umuntu utarafite n'inda yavuyemo. Yagiye nta n'inda yavuyemo arimbuka ngagiye mu gihugu atazi. Ntushobora gukiranukira Imana utayizera. Ibi byaha by'abarokore Imana ibabarire, kwicira inzira, kwirwanirira ni ibyaha. Iyo kwizera gushize hazamuka ibyaha. Reka ne gutongana, njya mvuga ntongana sinzi impamvu. Hamurambwe ati uvuga ikambye impanga, hari waje kumpugura. Uvuga utongana, uvuga nabi, ati se wowe ntujye unafashwa. Hari igihe mba numva uzi ko Yesu yavuze ngo nzageza kubana namwe mwagira kwizera mwe, nzabihanganira ngeze ryari. Abarokore murasabwa kumenya Imana dusenga n'imbaraga zayo. Mwajya kuyisenga mukayisaba ibintu bingahe ini bigaragaza ubumana bwayo ku buzima bwanyu. Urebye ibintu ukuye ku Mana agahaza so wahehe ho mwijuru. Amen. Ikana y'Galilaya vino yashize cyangwa imitobe yashize. Ariko Yesu nyina yari yamutumiyemo. Nyina wa Yesu yarazi Yesu. Birambabaza kubana n'umuntu utamuzi. Kora rihuze navuga ngo kubana na Yesu ntumumenye ngo nakaga. Yesu we yarazi umuhungu we. Yarazi uko yamusamye Tomari kavuganye nawe. Agiye ikane Galilaya aravuga ati rero dufite ubukwe bwo mu muryango kandi yifuza ko tujyana. Umva kantu nakundiye Yesu yumuhamagaye mu kintu cyose ara. Utinya guseba no kwandagara. Iyo bavuze ubukwe bivuze ikintu cyatuma abantu bose bakota. Iyo hamagaye Yesu bakajya mu kibazo ufitiye ubwoba, abyita azi kwitambika. Baranyweye bishize, Mariya bati kuri muri protokole ko byarangiye mu gikari. Aravuga ati nari niteganyirije, ati nazanye nuziranye n'amazi. Yayabwiye aramwumva. Abwiye Yesu ati Yesu ati burya nubwo twicaye imbere ariko mu gikari harimo abatabonye akantu. Yesu ati se mubyeyi ibyo ubizanye ute ko ntaragirye cyange cyo kumenyekana. Aravuga ati ese ko waje mu bukwe ko butanatwerereye. Yesu atwerera nyuma.
Yesu atwerera ryari nyuma. Ariko abakire bose niko bamera. Abakire bose kuva babaho arakubwira ngo yengo uzanyibutse kuko nta kibazo cy'amafaranga afite. Yesu atwerera ryari nyuma. Hari abantu mwashaka batwerera mbere mubonye yanze muragenda. Atwerera ryari nyuma. Yari yazi aho habe na fanta kandi nta n'isoni afite, yari yanyweye. Umva yari umupasiteri, apasiteri bicara imbere baramuhara rya nta n'isoni, arangwa neza birashira. Uzi ko abapasiteri twicara imbere y'ibiryo bihari baravuga bati abakozi Imana mubanze, ubwo abo biza gushiriraho n'akazi kabo. Niyo bagiye kwarura inyama kandi badufatira yarusha, reka bafata rusha tuwavuye. Yesu bamwaruriye imbere n'intumwa ze nta ntwererano, arindiriye ko ryahame ryubahirizwa. Macyaryibuka musabe mukomange, niyo bishize nta kintu mubwiye ntiyataha ngo yivanemo ngavuga ati ndatashye birashize, kandi uko abigenza kuzi. Maze Mariya abwiye Yesu ati none se ko nkuzi biragenda bite? Yaramuzi atese nakazi Yesu yagiraga, ni kibini yabagamo, n'umurima yari afite, yarazi jambo kari we jambo. Abwira abadiyakoni ati icyo ababwira cyose mugi kora. Mwaza tugasenga ariko katurongera mu rya kabiri reka dutahe. Ariko nubu ngubu Imana iri kubaza ngo nubu ntacyo muransaba. Ni umwajenti wicaye ubuza abakiriya. Niyo mpamvu turi gushya hano. Nubu Yesu ari kubaza impamvu mushya. Gatanazi ko nuzi wapfuye wahiye washize. Ntago ari Imana. Ya Imana muyibaze ifite ikibazo. Ntiyashaje, ntiri muri konje, ntiri mu zaro bukuru, ansiyo. Umunsi muva murambi amenye uko bigenze. Amen. Musabe muzahabwa. Yesu ategeka amazi ahinduka vino, baranywa baratangara. Umunsi umwe bajya mu bwato nabwo umuyagura wamerera nabi, bamukanguye ngabwira umuraba ngo ceceka tuza. Ngo bituje avuga ati mbega uyu muntu ninde utuma umuraba n'umuyaga bimwumvira? Reka tusenge uburyo bubiri. Senjo rya mbere tugiye gusengera umuntu ufitanye ikibazo n'Imana. Ngiye ukubwiza ukuri. Ngiye kubwiza ukuri kwa kuri kwiza cyane. Iyi Mana baje gushaka ni Imana usenga, ukaba ufitanye ibibazo nayo rwihishwa, uzave mu banyamasengesho kuko urabeshya. Mwakwiba mukica mugasambana mukabeshya mukanza imbere. Imana irashaka ubusabane bwawe nayo ikabona kuguha icyo usaba cyose. Ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Hano hari abantu baguye baraha bambaye nk'abapantekote, bagenda nkabo babeshya iteraniro, barabanza bakibeshya bakabeshya Imana, hanyuma bakabana n'abarokore kusohoka byarakunaniye. Hano urahaga umutuna hari mu ijuru ntibakuzi, ariko nashaka ko dusengana Imana nawe. Hari abantu batanakijijwe bigiye iremera gusa. Wasanga Imana yagize nguze hano kugira ngo umubano wawe nayo wongere uvugururwe, kandi byarorohejwe. Biciro Yesu yabihanantuye byo gukizwa. Amaraso ya Yesu se ko nta ntungura bagusabye, nta hene ntanka, guhaguruka gusa. Haguruka tugusengere. Ibiciro byo gukizwa ni uguhaguruka. Uri heze ni umva fa guhaguruka, igisambo ku musaraba cyaratuye bagiha ubwami. Haguruka mu mwanya uvuga uti Imana ndi hano, mubano wanjye nawe ubakitse nabi, nagucumuyeho ariko ndagarutse nje imbere yawe. Uri he ngo dusengane nawe? Ntibigutera ubwoba n'isoni, nibisanzwe. Iyo umuntu yanduye ari umwana iwabo baramwuhagira. Mbonye umuntu Imana iduhaye, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha mwinshi. Ntibigutera isoni, Imana ashaka guha umugisha ukabaho ukwiza. Yashatse ko uyu munsi wubaka umubano wayo nayo. Imana iguha umugisha. Tubonye abantu babiri rero, reka amasemwe egere kandi hari igihe mwagira ngo sini kuvugana n'Imana, ndi kumva Imana ivugana nanjye imbwira ngo ngwino. Imana yakuhamagaye burya igihe moga mu gitondo witegura kuziremera. Imana arizi kuza kuhaza. Ubutumwa n'ubwawe, umubano wawe n'Imana urimo ikibazo n'ukuri. Umva ibintu byose uri gusaba banzu bikemuze kuza, ntibigutera isoni. Ibigiye kubona ni byiza,
Imana igufiteho umugambi, reka kubyibazaho ngo se ngo ngende ngo nanjye nze. None se ko wari wenyine nyine wari wenyine, ntawagufashe, nta n'uwakubonye, none Imana urayishaka. Reba ibyifuzo ufite ku Mana ukuntu bingana. Nyamara Imana urukundo igukunda dore gutumyeho ngo ngwino. Reka kureba amaso y'abantu, abandi muri kureba iki? Niki muri kureba ko tugiye kongera kubaka umubano wacu n'Imana? Humbya amaso yawe, reba mu mutima wawe, ubanye n'Imana ute? Hari ukuntu wahisemo ko abantu bakureba, hari ishusho wifotoje turakubona, ariko Imana igufata iti Imana ikuzi gute? Imana igufata ite? Wowe ubwawe witekerezaho ute? Ubu se ko wicaye urasora ukora ibyaha, ikibazo ni kubaza ubu se urasubirayo ejo se uzongera? Hari na gahunda wari ufite y'icyaha, nubwo uri hano muri gahunda zawe, nubwo no mu marandevu no muri message ufite harimo icyaha wari buzakuremwa kino cyumweru, none Imana ije gukubura utarapfa. Ngwino nyaruka, reka kwihagararaho, nta kibazo, ngwino ukuri. Wowe umva muri gahunda zawe no mu byo ufite harimo n'ibyaha washyize mu mpapuro, hari n'ibyaha, hari n'amanyanga ubitse uri gusenga ngo bizemere, ariko ubwo Imana ikuzanye humura. Reka nsabe n'ubundi umushumba tuyobore muri aba bantu bemeye kuza gusanga Yesu, bubaka umubano wabo na Yesu. Kari umushumba. Mana yacu, aba bantu bose bahamagawe n'ijambo ryawe, turagushimiye cyane ko iri jambo rihinduye ubuzima bwabo. Niyo mpamvu tubasengeye mu izina ryawe Yesu. Aba bagabo, aba basore, aba bagore, aba bakobwa, tubaturiye kubabarirwa, ubabarira ibyaha n'ibicumuro, amaraso yawe abeze. Imitima yabo yabuze amahoro imyaka myinshi, uyu mwanya imbabazi zawe zibabeho, babona amahoro babuze. Turabingingiye ubababarire, turabingingiye ubeze, turabingingiye ubahe imitima mishya mu izina rya Yesu. Bahinduwe rwose, bahindutse rwose, bamaramaje. Imbaraga z'umwuka wawe wera zifata imitima yabo uhereye none, ntibazongere gusubira inyuma, bagenda n'imbaraga zawe. Kandi mu izina rya Yesu bandikwe mu gitabo cy'ubugingo, ubwo uzahamagara amazina yabera, buri wese muri aba azumva izina rye yitabe. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muhagurukiye muri mwebwe rero abari barabatijwe musubire kwicara, ariko abatarabatizwa musige muhagaze hano. Abatabatijwe mu mazi menshi musigare hano. Mushaka kubatizwa mbese umva wowe ntiwabatijwe, ntagara ku gahanga, ku gahanga ntago yemewe, ntago batije. Dore mukurikiriye umugabo arababwira ukuntu bigenda, muhumure muragaruka mugende, dore arababwira igikurikira. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Imana iduhaye abantu, iduhaye umubyizi. Ndashaka gusengera ibyifuzo rero. Nzi ko ujya ubisengera ibyifuzo. Ngiye gusengera, ngiye mfite uburenganzira mpabwa n'Imana bwo kubasabira ikintu cyose Imana ikakibaha. Utabukuye nabukuye hano mu itegeko ringenga. Biravuga ngo nujya mu ngo z'abanyamahoro, niko handitse. Ubwo barimo bavuga abashyitsi, nubwo mumenyereye, ariko ngiye uyu munsi ndi umushyitsi, kandi ko Mana yanyakiriye. Ndi umushyitsi w'iteraniro rero, ndi umugisha wanyu. Ngiye kuba icyo ngiye gusabira urakibona, ariko urakishyurira. Ngiye gutumiza, wowe urishyura. Amen. Ngo nimujya mu ngo z'abanyamahoro bakamazi yo kunywa, bakabaha ikaze, ntimuzahaguruke muri iyo nzu mutabasabiye iki? Umugisha. Ubu rero ngewe sinye mwakiriye wantumye, nanjye ndamuse ntabasengeye, nabambibye. Mfite ibintu byanyu mbese, mfite ibintu by'iteraniro, kubera ko ndi kuvugira Yesu uri hano. Ntago mwabyumva mwe mwabona umuntu ufite ubukwe ko se w'umwana yicara, umuvuzi w'ijambo akajya avuga amagambo, kandi se yicayeho ateye umuryango wo kwa wambaje, kandi yicaye uwambaje. Ndi kuvugira Imana ihari. Haleluya. Ndi kuvugira Imana yicaye aha.
ndi kuvugira Imana inyumva. None rero nkurikije ukuntu mumeze ndashaka gukora commande kandi iraza, ariko urayakira ukoresheje kwizera. Umva rero, ntago nshaka gusengera ibintu bitoya, ibito ntacyo bizakumarira. Kareka n'uyu mugi ntago uzawubamo. Amafaranga make ntagagura umuneke, ntagura n'ikigori. Muri afite ariko ntacyamaze. Niba usaba menshi, niba ari amahoro saba menshi, niba ari umugisha saba mwinshi, niba ari bitotsi saba byinshi. Mbese mwe kubabarira Imana, ninde muntu wumva muri iteraniro ufite icyifuzo kiremereye, ntuvuge ngo nigeze ngisengera, uragiseye ko ntabwo ugeze wishyura, cyo wabuze ni ukutishyuye, ariko igisubizo kirahari. Ngiye gusengera, ngiye bana nagufasha no mu kwizera. Hajye umuntu atwerera undi kwizera, ukaba ugiye guhaguruka ukavuga uti ndahagurutse muri iteraniro, wandikiye itariki, wandikiye n'uyu munsi n'igisaha, ntuzongera kugisengera ukundi. Icyo nicyo umuntu umeze utyo niwe tugiye gusengana. Mushomba gatanazigira hino, umuntu uri hano Imana igiye kugirira neza. Ntago Imana yaje kubakinisha. Imana iri guha agaciro presence yanyu hano. Ndashaka kubabwira ngo uyu munsi Imana yakoze, hari banka zitakoze, ariko umunsi Imana yakoze. Mushomba rero tugiye gusengera iteraniro, urafasha dusenge, tugiye gusengera rimwe. Imana igiye gukora ikintu hano muri amahera. Iyi ndwara nubwo umaze iminsi urwaye ukaba nta miti utanyweye, hari umuti utanywa niwe Imana izanye kano kanya. Umuti batakubwiye batakwandikiye Imana uzanye muri amateraniro. Ndagira ngo nkubwire ngo ni wizera urabona ubwiza bw'iki bw'Imana, kandi biraba kano kanya. Ndetse utaragera mu rugo uraza kubona message ikubwira ko hari ikintu Imana yakoze. Tuzamuri isengesho mushumba. Mana ishobora byose, Mana ifite imbaraga n'ububasha, Mana ifite kudapfa, Mana yihagije, ntawe uhwanye nawe. Niyo mpamvu muri amateraniro ku cyumweru sengera abari hano n'abari kure, umuntu wese uri kumva ubutumwa bwiza kakanya, turagira ngo iyo ndwara yawe yananiranye, nta miti utanyweye, nta utageze, ntacyo batakubwiye, ariko muri aya materaniro hari ikintu Imana ikoze. Niyo mpamvu abakobwa bahagurutse hano, abasore bahagurutse, abamama bahagurutse. Turasaba ikintu kinini, uzakireba Imana igukoreye ikintu Imana igukoreye muri aya materaniro, uzakireba wese azavuge ngo iyi niyo Mana, iyi niyo Mana. Sengera ikintu kinini, sengera ikintu kinini, icyoswo utamubonanye, cyo utabonanye nyoko wanyu n'abakuru bawe. Vuga ikintu kinini, saba umugisha. Imana ni so, Imana ni papa wawe, irabizi ko utuye muri Kigali, izi ko utuye muri iyi si, ntabwo uragera mu ijuru, uracyari ino. Niyo mpamvu dusabye amahoro, dusabye umwuka wera, dusabye ububyutse, dusabye agakiza, dusabye ibyishimo. Turukanye imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga za karande, imbaraga z'umwijima zose muri aya materaniro. Dusabye umugisha ku bakobwa, umugisha ku basore, umugisha ku bamama, umugisha ku bagabo, umugisha mu itorero, umugisha mu gihugu, umugisha mu karere. Duhagaritse imigambi ya Satani ku buzima bwawe, ku rubyaro rwawe, ku rushako rwawe, mu kazi kawe. Duhagaritse imigambi yose y'umwijima kandi irahagaze. Yewe wa mwijima we, yemba wa mbaraga mbi we, Satani turagucyashe. Sohoka mu buzima bw'uyu muntu, sohoka mu rugo rwe, sohoka mu bana be, sohoka mu muryango we, sohoka mu byo akora mu izina rya Yesu.